Ndagira ngo dutangire ikiganiro cyacu ku munsi wa none. Nshimira mwebwe mumaze gukora subscribe, mbabwira nti muri abantu b'ingenzi cyane. Nawe utarakora subscribe, mubwira ngo kanda subscribe, dukomeze tubane mu biganiro byacu bya buri munsi. Ibiganiro bitwungura ubumenyi bugiye butandukanye ndetse n'amakuru abera hirya no hino ku isi. Ubushize twavuze ku bintu bitatu utagomba kubwira umuntu uwo ari we wese. Ubu noneho ngiye kubabwira ibintu bitanu biranga umuntu ko ari umunyembaraga ndetse ko afite karite zidasanzwe mu gihe ari wa muntu ugira inshuti nkeya cyangwa se nta nazo. Abantu benshi bakunda kwibaza kuri wa muntu ugira inshuti nkeya cyangwa se akaba nta nshuti agira, ukaba usanga rimwe na rimwe ari wenyine, ari byo bakunze kwita ngo umuntu amenyize mu mvugo z'iki gihe. Ndetse abandi bakavuga ngo ubwo arihebye, ngo afite ibibazo, ndetse bari hafi yo kukujyana kwa muganga ngo byakurangiriyeho. Abandi bakumva ko kuba ufite inshuti nkeya ngo ari ikimenyetso cy'uko ngo ufite uri weak. Ubu tuvugana ubu ushobora gusanga nawe wakwisanga muri aba bantu, ugasanga uri wenyine uri kwitekerezaho. Waba uhuye n'abantu ugasanga ni wowe uri kuvuga makeya, abandi bari kuvuga ibiganiro byinshi ariko wowe uratujije kuvuga makeya. Cyangwa se waba uri wenyine ukumva nibwo ufite amahoro. Nyumva witonze, ufite ubudasa ndetse ufite ibintu by'ingenzi bigirwa n'abantu mbarwa kuri iyi si dutuye. Niba ubarizwa muri abo bantu twavuze haruguru, dore ibimenyetso bitanu ufite bidasanzwe. Dore ibimenyetso bitanu byerekana ko uri umuntu udasanzwe. Icya mbere, uzi gusoma abantu mu buryo bworoshye. Bimwe tujya tuvuga ngo nagucishijemo ijisho. Uzi gusoma abantu bikoroheye mu buryo budasanzwe. Mu miterere y'abantu, abantu benshi cyangwa se umubare mwinshi bibafata amasaha, bibafata imyaka cyangwa se amezi menshi kugira ngo basobanukirwe abantu bamukikije cyangwa se abantu bagukikije, kumenya se ngo abantu ni bantu ki, abantu se bashoboye iki, imbaraga zabo nkeya ni izihe. Abantu benshi birabagora ndetse bibafata igihe kinini mu myaka, ariko wowe bigufata iminota mike cyane kuba wacishijemo umuntu ijisho, ndetse kuba wamenye abantu muri kumwe ari bantu ki, cyangwa se abantu mugendana, abantu bakuba hafi, ukaba wamenya abo bantu ni bantu ki. Bigufata igihe gito gishoboka. Ndetse uburyo uri umunyembaragamo biragoye ko baguhisha imipangu yabo, ahazaza habo, cyane cyane noneho bikaba akarusho iyo bavuze, iyo bavuga, kuko burya umuhanga akumenyera mu byo uvuga. Biragoye ko wavuga ibintu byinshi, biragoye ko wavuga amagambo menshi abantu ntibamenye icyo uri cyo n'uwo uriwe. Biba bigoye cyane. Icya kabiri, ntago ujya wihanganira drama. Abantu benshi usanga bavuga ngo banga drama, ngo banga umuntu uza akababwira ibintu bidahari, cyangwa se akababwira ibintu ababeshya, cyangwa se uvuga ibintu ariko bigaragara yuko mu by'ukuri bitashoboka. Ibintu byo kuryoshya umuntu, abantu bavuga ko ibyo bintu babyanga, ariko ntago ariko bimeze. Usanga abantu benshi bavuga ko babyanga, banga drama, ariko mu by'ukuri babibamo, ari nabyo babamo mu buzima bwa buri munsi. Ariko uwo si wowe. Wowe nta mwanya ufite wo gutakaza, nta n'imbaraga ufite zo kwangiza muri ibyo bintu bya drama. Ibyawe ni imibare ifatika, ni ibitekerezo bizima bifite intego, ndetse we niyo wagira ikiganiro ukakigirana n'umuntu, umunota umwe uba uhagije wo kuganira ibintu bifatika kurusha amasaha 10 y'ibiganiro bidafite umumaro. Ndetse wowe icyo ubushyize imbere ni amahoro. Iyo umuntu akuzanye ibintu bya désordre cyangwa ibintu bidafite aho bikugeza hanyaho kandi hagaragara, uhita ukuramo akawe karenge inzira z'ikigendwa. Uko ni kumeze, ndetse ni nakubayeho. Nta guhangana, nta kuvuga ngo ndagiye, nta kuvuga byinshi. Wowe ushyira intera hagati yawe nabo, ni ibintu bitabyikora ako kanya. Ibyo rero nibyo bikugira umuntu ugira abantu bake cyane iruhande rwe, ariko beza. Icya gatatu, uha agaciro ubushobozi bifitemo kurusha kumenyekana. Wowe n'abantu bakeya kuri iyi si muhuje karite zo kuba muba mudafite inshuti nyinshi cyangwa se nta nazo,
ntago mushyira imbere cyangwa se ntago mujya mwita kwibonekeza ahantu hose, ndetse usanga udakeneye kugaragara muri buri mupangu wose wapanzwe. Tuvuge wenda hari nka event irimo iraba ahantu, hari nka event iri kuba, ariko ugasanga wowe kuba wagaragara cyangwa se kuba utahagaragara nta kintu ubyitayeho. Kandi koko uba usanga abantu benshi bavuga bati haba habaye nk'ikintu akavuga ati reka bambone, reka wenda nkora iki ngiki ngaragare, reka ndebe ko namenyekana, ariko wowe siko uteye. Nta gufosinga abantu kugira ngo muganire, mugira n'ibiganiro ngo urimo urarwanya ngo kuba wenyine. Reka usanga we bitakubarizwaho, ndetse kuba uri wenyine, kuba uba umedita, utekereza ibintu bigiye bitandukanye uri wenyine, ntacyo biba bigutwaye. Mu by'ukuri kuba ucecetse cyangwa se kuba nta bantu ugira mugendana, kwa kundi usanga hari nk'agakundi k'abantu baba bagendana, kuba rero we utari muri abo bantu, utagira ako gakundi k'abantu mugendana, ntacyo biba bigutwaye habe. Ndetse uba usanga ufite ubushobozi bwo gutekereza kure no gutekereza mu buryo buri deep, kuko akenshi we ubona umwanya wo guturisha ubwonko bwawe ndetse na concentration. Icya kane, ushyira imbere intego zawe kurusha kwisanisha n'abantu. Ubundi akenshi usanga ufite icyo ushaka kugeraho, ufite intego, ibitekerezo byagutse, ndetse akenshi usanga ushaka impinduka mu buzima bwawe. Burya rero iyo utangiye imishinga yaguteza imbere, uri kwiyegeranya, uri gushaka akana kariya kugira ngo ugire ikintu ugeraho mu buzima, niho hahandi uzasanga abantu mwabanaga cyangwa se abari inshuti zawe bagabanyutse ku buryo bugaragara. Uti biba byagenze bite? Nuko abenshi mwabanaga mu birori bigiye bitandukanye, mu ma weekend muryoshya, ama house party, cyangwa se muganira ku bintu biri aho ngaho, ariko icyo gihe wisanga mu gihe abandi bari muri ibyo ngibyo, wowe wisanga ubaye bize uri gutegura hazaza. Ngo ndetse burya akenshi iyo utangiye urugendo rw'impinduka, wisanga uri wenyine, nta muntu ugushyigikiye, cyangwa se ugasanga ari abantu mbarwa bagushyigikira mu rugendo rw'impinduka. Kandi kuko uzarebe iyo utangira projet nta hantu iragera, akenshi usanga nta wumva ibitekerezo byawe, cyangwa se nta nubona yuko bizagenda neza, ugasanga nta ugufitiye icyizere, ndetse nta nubona ko hazashya, kugeza igihe ugaragarije koko yuko wari ufite imipango. Nta kundi rero bigaragaza, ni cya gihe igihe kigera ugatangira kubona umusaruro, cyangwa se ba bantu bakabona hari ahantu wageze, nibwo babona ko burya ya mipango yakoraga. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma, ntago uhatira abantu ngo bakwiteho. Ndetse aba bantu uba usanga ntago ahatira umuntu ngo mube inshuti. Iyo ushaka yuko mugumana, byaba ari sawa. Iyo ushaka kumuguma hafi, aravuga ati were, ati ibi ni sawa, nta kibazo. Ndetse kuba wamwereka yuko udashaka yuko mugumana, nabwo arakureka ukagenda, uko niko ateye. Ndetse uyu muntu ugira inshuti nke cyangwa zikaba nta nazo, aba asobanukiwe neza icyo kwiha amahoro aricyo, bitamusabye gutanga ibitambo, ndetse akaba yatakaza n'agaciro. Ni wa muntu kandi udakeneye uburenganzira ubwo ari bwo bwose ngo yumve yihagije. Bene aba bantu kandi bafite icyo bita self respect. Kandi ngo burya ikintu ukwiye kumenya, kuba uri wa muntu ufite inshuti nkeya cyangwa nta nazo, ntago bivuze ko udakunzwe cyangwa se yuko utakundwa, ahubwo bivuze ko uri wa muntu ubona ibintu mu buryo bukwiye. Mbese uba uri umuntu uri real. Ndetse ngo aba ni abantu babona ibintu mu buryo buri real, ni abantu bakeya babona ibintu mu buryo buriyo muri iyi si y'abantu benshi biyambika mask bakagaragara uko batari. Ndetse uri wa muntu ushobora kugenda mu muhanda wenyine, cyangwa se ushobora kuba ari wenyine kurusha uko yaba ari kumwe n'abantu benshi ariko badafite aho bamugeza. Ndetse burya kuba uriwe ukaba wa nyawe, ukagira indangagaciro ugenderaho zawe, bikurura abantu ba nyabo kandi mu gihe cya nyacyo. Niba uri uwo muntu
umwe muri abo bakeya bari ku isi. Komeza uba uwo uri we, ntudohoke, kandi komeza uba udasanzwe. Reka duhurire mu kiganiro cy'ubutaha, komezanya mu biganiro byacu byiza. Ciao.